ariko icyo nibaza ni kimwe, mu makipe yose ya hano mu Rwanda Rayon Sport niyo yonyine igira ibibazo, izindi nta bibazo zigira. Kuki abanyamakuru ba hano mu Rwanda bakora urubuga rw'imikino bumva ko amakuru bavuga agomba kugira agaciro ariko bazanyemo Rayon Sport? Iyi Rayon Sport niyo yaba nta kibazo ifite muri yo indani, abanyamakuru bagomba kwicara hariya kuri mikoro bagashakisha uburyo ibibazo biboneka kandi nta n'ibihari. Yitwa Youssou Diagne, ko tuzi neza ko nta kibazo uyu mukinnyi afitanye na Rayon Sport, ni gute umunyamakuru yajya hariya kuri mikoro akavuga ngo Rayon Sport bitewe nuko hari amasezerano itubahirije ya Youssou Diagne, ngo uyu mukinnyi yafashe icyemezo cyo gutandukana na Rayon Sport? Ibyo si bihuha, icyo ni igihuha kirenze no kwitwa igihuha. Abareyo nongere mbisubiremo, mwirinde ibi bintu by'itangazamakuru ndetse n'amasocial media yagiye atandukanye, kuko hari abantu bari gukoreshwa. Reyo bayiteze imitego myinshi kugira ngo ikundishe ibukane, ariko abareyo bamenya ubwenge barayisimbuka. Ba bandi twita ngo bari mu ngamba z'ubwirinzi dutura tuvuga, ibibazo bya Reyo babishakira hasi hejuru paka babibonye, niyo batanabibonye barabihimba. Icyo kimenye, Rayon Sport ni ikipe itanga amakuru nibyo, ariko se iyo itayatanze icyo gihe ntago amakuru y'imikino avugwa? Ese da ko abanyamakuru bajya kuri mikoro bakavuga Rayon Sport gusa, ko nta muntu n'uyu n'umwe ndumva utinyuka kuvuga ya kipe y'Ishyorongi? Ko nta n'umwe uratinyuka? Ubu se tuvuge ko bo ari bamise kigoroye? Biragoye. Ahari abantu ntabwo habura uruntu, ntabwo ibibazo byabura mu makipe yariyo yose, ntabwo byabura. Abareyo muri hehe ko tugeze mu bintu biryoshye cyane? Kare ubwo twari turi live twashushe nkabibi bikomozaho, ariko tubaha promesse yuko video turi busohore ya masaha ko turaza kuza kuba twabameneye umuceri iby'umuterankunga wa Rayon Sport mushya ugiye gutanga amafaranga noneho arutayo Jairut yabahaye. Iyi Rayon Sport n'amakipe ya Mara, Rayon Sport Gikundiro, Isaro ry'Inyanza, ikipe y'Imana, amakipe iraza kuyamara. Noneho babandi barusahurira mu nduru, bite byanyu muraza kuvuga iki? Muhunge Murera yaje. Babandi bari mu ngamba z'ubwirinzi muri hehe? Muhunge Murera yaje. Gutera imbere kwa Rayon Sport turabizi birababaza, ariko nibishaka bibababaze kajana. Murera ni Murera, nta kizayibuza kwitwa Murera. Hari umunyamakuru umwe yarari mu kiganiro hano kuri social media, uwitwa Big Man ari kumubaza kibazo kigira kiti, ese ko Rayon Sport ifite Jairut nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye batanze amafaranga akayabo muri Reyo, ese aya mafaranga uyu mufatanyabikorwa yahaye Rayon Sport uzi neza kazataha? Uwo ni Big Man yamubajije uwo munyamakuru. Uwo munyamakuru namwumvise cyo korada turika ndaseka, kuko turetse ibintu by'amashyari tugakora itangazamakuru nk'abanyamwuga, ni gute wowe utinyuka ukajije umuntu nta kintu n'iki na kimwe yari bwakore? Ikipe n'ubufatanyabikorwa nibwo wasinye amasezerano y'ubufatanye, warangiza wowe ukaza ari ugakasa ngo ayo mafaranga ntabwo azataha. Ngiriya Jairut
ni imitwe yaje gutekera abareyo. Tutabesenya kweri, ibyo ni ibintu wavuga kuri mikoro, none kuri kamera abantu bose kukureba ugatinyuka bivuga tu urajija urinde. Niba byakuriye reka bikurye, ariko were kujija, were gukasa abandi. Bishoboke ko wenda haba hari uruhande rundi ubogamiyeho, ariko rwarwegamaho utarwegamaho, ibyo birakureba. Ntabwo wajija umuntu utarareba imikorere ye. Erega uratinyuka Rayon Sport tu uyikura ku gikombe uyishyira ku mwanya wa 5 muri shampiyona. Iyi Rayon Sport turimo tureba tubwizanyije ukuri niyo kurangiza ku mwanya wa 5 muri shampiyona. Buriya hari abantu ntazi uburyo batekerezamo. Wabuzi ikintu gitegura intsinzi muri ekipe, ikintu cya mbere gituma ekipe ibona umusaruro nicyo bita ubumwe. Abareyo bari mu nzira nziza yo kubaka ekipe yabo. Ubumwe burasa nkaho buri kugenda bugaruka. Wenda nubwo abasaza batakivugwa mu bitangazamakuru, ariko amakuru ahari y'indani nuko uwitwa Murenzi Abdara, uwitwa Gakwaya Olivier bamaze kwegera bano basaza mu buryo bw'ibanga, barakorana. Niyo mpamvu ekipe ya Rayon Sport tugiye tubona yevorwa umunsi ku munsi. Rayon Sport ni abantu. Rayon Sport ntabwo ari ekipe yegamiye ku muntu umwe. Rayon ni publique, Rayon ni igihugu, Rayon ni isi. Nta hantu namwe watambuka ngo uhabura umureyo. Ubwo bumwe bw'abareyo nibwo buri kugenda bubafasha gusohoka muri bya bihe bibi ekipe yahozemo. Ntabwo bya bindi bikuvugwa ngo Murenzi Abdara nawe Gakwaya Olivier ngo wazanywe na RGB ngo kubera impamvu RGB izaguha ubushobozi bwo gutunga iyi Rayon Sport. Icyo muri Rayon nta kirimo. Uwitwa Paul Muvunyi, uwitwa Twagirayezu Tadeo, uwitwa Gacinya Chasdeni, uwitwa Muhirwa Prosper, uwitwa Martin Tino Rutagambwa n'abandi bareyo benshi uzi bari ku mushumi umwe, usuru moja. Barimo barashaka uburyo ekipe ya Rayon Sport yaba ikipe ikomeye. Mwabo tuvuze harimo abagize uruhare rukomeye rwo kugira ngo iriya sosiyete yaje gutera inkunga Rayon Sport igere hano mu Rwanda. Wowe utabyemera bwo ufite ibindi wemera, ariko ukuri guhari nuko abareyo bari mu mugozi umwe. Rero iyo ubona ekipe ya Rayon Sport itangira itsindwa 4, imikino 2 igatsindwa ibitego 8, ku mukino wa gatatu ikanganya 2-2, ku wa kane ikanganya 1-1, ku wa gatanu igatsinda. Iyo ni evaluation buri wese umuntu yakishimira. Gutera intambwe kwa Rayon Sport isohoka mu bibazo ni ibyishimo ku banyarwanda. Icyo ni kimwe. Reka twigarukiye mu bintu byacu. Eseda tubwizanyije ukuri, uhereye mu izamu rya Rayon Sport ukageza ku mwataka Foro Nganye, ekipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi babi. Ntitubeshyanye cyangwa tugende mu cyuka cya babandi batifuriza ibyiza Rayon Sport. Hera mu izamu kwa Kwizera Olivier, ujye kuri 2 kwa Obedi w'Umukiza, ujye kuri 3 kwa Ben Aziz Dawo. Mu mutima wa defense hari Chimangala Mabon. Noneho Emery Bayisenge tuziko ari mu bihe bye byiza. Nushaka umureke maze ushyiremo Yusu Diagne, tugire
defense y'abanyamahanga bakomeye. Nta muntu n'uyu n'umwe ushidikanya ku bushobozi bwa Youssou Diagne, nta n'uyu n'umwe ushidikanya ku bushobozi bwa Chimanga, keretse babandi bari mu ngamba z'ubwirinzi nabo akabo kashobotse. Abandi bose ndizera nashidikanya ko nta muntu n'uyu n'umwe ushidikanya ku bushobozi bwa Youssou Diagne na Chimanga. Iyo ni partnership nziza yatanga umusaruro ndetse ikanatanga stable mu ikipe ya Rayon Sport. Reka twigire hagati. Ninde muntu wajya hano kuri mikoro akavuga ngo Rikao Kitoko Faustin Pizarro n'umuswa? Ntawe. Numero 6 ikomeye hano mu gihugu ni ya Rayon Sport. Ntumbwire ngo ba Yusufu Dauda, never. Rikao Kitoko Faustin Pizarro number 1 mu gihugu. Ku 8 Bigirimana Abedi, ninde umushidikanyaho? Urafata Bigirimana Abedi umugereranya na Ruboneka, uko nukugereranya ifi n'ingona, ntabwo bihuye. Ku 10 tambwe Guruwari Ngongo, ninde ushidikanya ku bushobozi bwe? 11 Basane yaje, umwatika ni Forunganye, 7 Nasumani. Iyo kipe ni mbi. Mumbwiza ukuri abareyo rwose tutabeshyanya, mbwiye muri comment iyo kipe urumva ari mbi. Ariko abantu bakagera kuri mikoro bagakasa, bakumvikanisha ko Rayon Sport nta kirimo, bakumvikanisha ko Rayon Sport ari ikipe yarangiye, bakumvikanisha ko Rayon Sport itatwara igikombe. Tutabeshanye. Ni gute umbwira ngo Rayon nta gikombe yatwara ngo umwanya wa hafi izabona n'uwa 5? Uko se ukasabari Rayon Sport waragoye koko. Hanyuma rero tugarutse kubatera nkunga rero, ekipe ya Rayon Sport iri mu biganiro bikomeye n'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane bafite izina hano mu Rwanda, banditse amateka, yitwa RSSB. Ibiganiro bimaze kugera ku kigero cya 70%. Hari utuntu duto cyane bakikuye na banegosiya, ariko ibyibanze bisa nkaho byarangiye. RSSB binatanga ngahe? Ako ni agaseke gakomeye abareyo mugomba kumenya. RSSB uza amafaranga iri gutanga ni akayabo. Abareyo ndizera nashidikanya ko ubukene muri mu nzira bwo kubusezerera. Iyo ubona ekipa ya Rayon Sport hano mu Rwanda abatera nkunga barimo bayibyiganira, wumvamo iki? Rayon Sport gikundiro, abatera nkunga bameze batya, baruzuye, iri ku munzani ishaka ireba ngo ese ninde uri buze kuba umumeri sponsor. Ko Sport twa dufite isanga ari nk'icumbagira, Ijairuti ikaza itanga amafaranga aruse ya Skoro. Ese ko mbona RSSB nayo iri kuzitanga aruse ya Jairuti, biraza kuza kugenda bite? Abareyo aya makuru turaza gukomeza kuyabakurikirana 5 kwa 5, tubabwire ese RSSB iratanga ngahe, ese undi mufatanyabikorwa wundi twumvise ko nawe ari mu nzira ziza muri Rayon Sport, ibyo bimeze bite? Komeza kubana natwe mu video buri munsi, ariko wibuka gukora subscribe kuri channel turayikora, kandi nimo warayikoze reka nkubwiye ngo uri umuntu w'umugabo. Mboneho kandi umwanya wo gusaba wowe wifuza ko twamamaza ibyo ukora, dusange tukwamamarize ibyo ukora bizamuke bitera imbere, abantu babimenye, kandi ndabizi uzadushimira. Nimero zacu ni 0788 04 7 9. Inyenyeri TV Rwanda turi kwisonga. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda.
nanjye uva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.